Yes, twagiye kubaha ikaze mwebwe mukurikiye Bumuweza Amajyaruguru Amajyepfo Iburasirazuba Iburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze dore ibintu bigeze ahangaha ku munsi wa Saint Valentin ni ibintu byose byakasamutwe nimba ugeze ahangaha ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe uwitwa Kazungu wakoraga kuri Fine FM akaba yaciye no kuri Radio TV 10 akaba ari kugenda avuga neza cyane yuko hari abanyamakuru bakomeye cyane ariko tutigeze tumenya ikintu bagiye bagenderaho uwo nta wundi ni Ruvuyanga ndetse n'uwitwa Axel Rugangura akaba akora kuri Radio Rwanda akaba ari umunyamakuru uzi kogeza umupira bakagira umunyamakuru witwa Claude Ray Kwizigira Jean Claude Ray akaba ari umunyamakuru uzi kogeza neza cyane match akaba ari kumwe n'uwitwa Axel Rugangura ariko Claude akaba mwiza cyane mu kwamamaza ibijyanye n'amatangazo mu mupira uwundi munyamakuru yavuzeho n'uwitwa Ruvuyanga akaba ari umunyamakuru waba umunyamakuru mwiza mu kogeza umupira nyuma yaho Axel Rugangura ndetse na Jean Claude Kwizigira Ray habuzemo umwe ariko neza cyane yagaragaje umusesenguzi nimero ya mbere mu Rwanda dufite uwo nta wundi ni Rugaju Rigani uyu Rugaju Rigani mu mwibuka neza cyane ko yazanywe na witwa Rugimbana kuri Radio 1 akaza kuhava agiye muri Kenya yava muri Kenya yagaruka mu Rwanda akaza gukora kuri Radio Rwanda nk'umuvolontaire ibi ngibi rwose bikaba byaje gutuma Claude aba umwe mu bantu bakunze Rugaju Rigani bitewe neza cyane yuko ari umuhanga ariko Kazungu Claver akaba ari kugera atangaza neza cyane yuko uyu ari umunyamakuru w'umuhanga cyane hakaba hari undi umunyamakuru w'umuhanga cyane wavuye kuri RC Musanze akajya kuri RBA uwo nta wundi ni uwitwa Lorenzo Musangafura Christian uyu ni umunyamakuru umuhanga mu kuvuga ibiganiro byo hanze y'ikibuga ni umuhanga pe ariko aba bose ikintu wamenya nuko icyitwa akabari ntibajya bagikozwa habe na gato dore neza cyane yuko agenda agaruka kuri Lorenzo Musangafura yuko ari umwe mu bantu bize seminari kandi bakaba bemerewe ku inzoga ariko we mu buzima bwe akaba ari umunyamakuru utemera kunywa inzoga abantu benshi bakaba bari kugenda bibaza icyatumye aba banyamakuru bagenda batera imbere ikintu wamenya nuko ari abanyamakuru b'abahanga cyane bakunda akazi kabo amasaha yabo menshi bakaba bayahoramo kugira ngo bashakire akazi kabo icyo gukora abenshi ni bamwe mu banyamakuru badakunda kujya mu tubari dore yuko we yagiye agaragaza yuko abanyamakuru benshi barangiye kubera guhora mu tubari utubari tukaba ari two tuntu turi kugenda dutwara abantu benshi cyane cyane abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bakora ibintu by'imyidagaduro ndetse cyane cyane n'abakinnyi bakaba ari bantu benshi bakunze kujya mu tubari ariko dore ikintu utigeze umenya abanyamakuru bagiye bakurikira nuko uwitwa Kazungu Claver yavuze cyane ku witwa Sam Karenzi ko ari umunyamakuru w'umuhanga cyane ariko impano ye ikaba yagiye igaragara nyuma y'aho yirukanywe burya bajya bavuga ngo mu gahinda kawe mu marira yawe niho Imana itegurira ibyishimo dore neza cyane yuko uwitwa Ruvuyanga ari umwe mu banyamakuru bajya bazamuka ariko we akaba atarigeze ahura n'aka gahinda ka ba Sam Karenzi ndetse n'uwitwa Lorenzo Musangafura Lorenzo Musangafura ndetse na Sam Karenzi aba ni abanyamakuru batigeze bishimira ahantu bagiye bakora ariko kubera yuko bazi agaciro kabo bakagenda babahesha agaciro ku murimo aba bahereza undi umunyamakuru none ahangaha wamenya akandi kantu kaje kuvumburwa n'uwitwa Umukada ni umunyamakuru wa Radio 1 ariko ikintu wamenya nuko ari umuhanga mu gusesengura ibiganiro byo kuri YouTube channel uyu munsi ikintu twabibutsa nuko ari Saint Valentin ku munsi w'abakundana ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 ubu ni ubwino buri kugenda buvugwa none ahangaha kuri uyu munsi aya ni amakuru mutigera musanga ahandi ariko twebwe none ahangaha rwose tugomba kugenda tubahereza umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu dore akandi kantu ugomba kugenda umenya uwitwa Kiraman akaba ari kugenda akina filime ndetse ari kumwe na Nyambo bijyanye n'ubukwe ariko neza cyane aka kantu ugomba kukamenya nuko abantu benshi bari kugenda bibaza kuri prank y'uko bagiye badukenera nimba ibi bintu bagiye kuzabigaragaza muri filime yabo
uwo nta wundi ni Titi Brown. Twabwiye neza cyane ko tugomba kwinjiramo indani tukagenda tubakubita ibintu byose ku murongo, tugenda tubereka hahandi abandi bantu batigera bamenya. Ubu ni ubwino nta handi, aka kantu nta handi uzigera ukamenya. Ese wari uzi neza yuko iyo wavuze besto ari ikinyoma cy'abantu babahereza kugira ngo babereke neza cyane yuko batari mu rukundo, ariko burya iyo ucunze ababesto bakaba ari abantu baziranye neza cyane batazigera na rimwe batandukana. Mureke tugaruke kuri uru rukundo rwa Nyambo n'uwitwa Titi Brown byimbitse. Kuri uyu munsi wa Saint Valentin ikintu wamenya ni uko aba bantu ari abantu bari mu rukundo cyane, ndetse n'ibimenyetso nyamukuru mugomba kugenda mubibona muri filime ziri kugenda zisohoka. Titi Brown akaba ari kugenda avuga neza cyane ko agiye kongera kugarura amafoto ndetse n'amavideo ari kumwe na Nyambo kuri TikTok ndetse n'ahandi hantu, no kuri Instagram no kuri X, ahantu hose, ndetse no muri YouTube channel mugomba kugenda mubikurikira neza. Wowe uje bwa mbere ibuka gukora subscribe. Mureke twinjire mu butumwa mwagiye mutwandikira kugira ngo tugende tubeshyiraho umucyo. Hari uwagize ati ngo yitwa Kazungu, akaba aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari kugenda yibaza ngo ariko se ngo niki kintu badukorera ngo kugira ngo badukemurire ikibazo cyabo hagati, bareke kugenda batwereka yuko bari mu rukundo cyangwa batari mu rukundo, ni ikihe kintu bagenda bagaragaza. Uwundi akaba ari muri Australia, akaba bamwita Keve, akaba ari kugenda avuga neza cyane ngo Titi Brown na Nyambo ngo urukundo rwabo ngo twararukunze ngo ariko ngo rwaje gusenyuka, ngo amakuru ngafite neza cyane yuko rutazigera na rimwe rugaruka. Nanjye ikintu nagusubiza ni uko ugomba kumenya neza cyane yuko filime nshyashya yamaje gusohoka. Ese wayibonye? Menya neza cyane yuko Titi Brown nawe agomba kuzagenda yigaragaramo umunsi ku munsi. Uwundi akaba bamwita Bona, akaba ari muri Quebec cyangwa Quebec, akaba ari kugenda avuga neza cyane yuko ngo akunda ibiganiro dukora kuri Boom wese, ngo ariko ikintu ngo tugomba kongeramo imbaraga, ngo tugomba gushyira muri showbiz ngo kuko ariho hantu ngo twumva mushoboye cyane, ngo ariko politike ngo mugende mukagenda muyivamo gake gake. Uwundi bamwita bakaba bamwita Iradukunda, akaba ari muri Uganda, akaba avuga ngo ariko se ngo ni ukubera iki ngo abantu benshi bari kugenda bagaruka ku rukundo rwa Nyambo na Titi Brown, ngo ni ukubera iki, kandi bagiye batugaragariza neza cyane yuko bamaze gutandukana. Njye nakubwiye neza cyane yuko hari umuntu wagaragaye kuri space y'uwitwa Godfather ya TikTok, agenda avuga neza cyane ko afite ubwino yuko ndetse cyane yuko hari video igiye gusohoka shyashya ya filime ari Titi Brown ari kumwe na Nyambo. Arande makuru twavumbuye neza cyane yuko uwitwa Kiramani bari mu gace k'amajyaruguru kandi ari kumwe na Nyambo bagiye gushutinga. Ikintu wamenye nuko n'uwitwa Titi Brown bari kumwe. Ubwo ni ubwino, ukubera neza cyane yuko nago azi neza cyane yuko uwitwa Kiramani atamuca inyuma kubera umukunzi we. Ubwo ni ubwino. Uwundi bamwita Saidi, akaba ari kugenda avuga neza cyane yuko ngo nkunda ibiganiro mukora, ngo ariko ngo turumva ushoboye cyane, bibaye byiza ngo wazajya kuri radiyo ngo kuko ngo imbaraga ngo mukoresha ngo ni nyinshi cyane, ndetse ngo mugiye ngo kuri radiyo ngo burya ngo hari ibintu byinshi mwagenda mumenya, ngo kandi hari n'andi makuru mwagenda muduhereza, kubera yuko wagenda uhura n'abandi baperezida bagezeyo bakagufasha utuntu tumwe na tumwe, ngo kandi ngo turi kumva impano yawe ngo iri imbere cyane, ngo natwe hano turi tugiye kugushyigikira. Murakoze cyane pe, murakoze cyane. Ariko njyewe ikintu nababwira nuko mu mikino tugomba kuzajya tubakubita update. Muri politike turahari, muri showbiz tukaba duhari. Bwo mureke uyu munsi tugiye gusesengura ibintu rwose. Uyu munsi ntabwo turi bwinjire mu bintu bya wagwane, bya bintu bikomeye cyane uyu munsi, kuko hari umunsi wa Saint Valentin. Tugomba kubahereza amakuru meza kandi atuje. Ikintu wamenye nuko uyu munsi witwa Kidumu Kibido Kibuganizo, wa Murundi mwakunze uzi kuririmba cyane, bakubitiye indirimbo nyinshi nziza, akaba ari gukora igitaramo gikomeye cyane mu masaha ari imbere neza cyane. Agiye kubaha igitaramo ari kumwe n'uwitwa Ruti Joel ndetse
n'undi mukobwa w'umuhanga cyane witwa Aline Sano rwose muri Kigali rwose, muze kuza muri benshi mu kanya hagiye gushya rwose, nicyo kintu twababwira uyu munsi. Nta rungu witwa ngo ni The Future niko yise, akaba agenda avuga neza cyane yuko ngo nkunda ibiganiro mukora cyane kabisa, ngo kandi imbaraga mukoresha ni nyinshi, ngo natwe tugomba kugushyigikira ahantu hose, ndetse n'abandi bantu bagomba kubimenya ngo kuko ngo turi kumva iyi mpano itazigera na rimwe isubira inyuma. Ikintu nababwira ni uko n'ubundi ewana mudushyigikire, mutwereke urukundo ahantu hose, natwe ntabwo tuzigera na rimwe tubatenguha. Uyu munsi rwose ni imiriro, ariko ewana turi kubashakira amakuru agenda gutya. Ese yo abantu bari mu rukundo nyuma yaho bakaza kuruvamo, nyuma yaho bakazarugarukamo, hari igihe kigera bakongera bagatana? Icyo ngicyo rwose mwumve ko ari ikibazo mama Yaka yari afite, ariko turi kugenda tugishakira abasesenguzi, abantu bagiye bahura nacyo kugira ngo bagende badufasha, kandi umusaruro uko uzagenda uza natwe tuzagenda tubahereza. Twababwiye neza cyane yuko ubwino nta handi ari ahangaha rwose, ni hano kuri Boomways. Wowe nimba ukunda ibyo dukora, nimba wumvishe iki kiganiro ukumva kigukoze ku mutima, reba ibindi biganiro twakoze mbere yabyo, kuko tumaze gukora videwo zirenga 100, videwo ziri hejuru y'100. Wumve neza cyane yuko ahangaha ntabwo wakubura ahantu wisanga. Nimba uri umwana, nimba uri umuntu mukuru, nimba uri urubyiruko, rwose twebwe turi hano ku bwanyu, ku bwa Boomways. Nababwiye neza cyane yuko njye naje nk'umusesenguzi ugomba kuzajya winjiramo indani kugira ngo tugende tumenya ngo wagwane ku mihanda gihagaze gute, kandi namwe ndabizi neza cyane yuko mutazigera na rimwe mudutenguha rwose. Intego dufite ni uko uyu